barabaye nk'icecera zigenda bari barabaye nk'igufwa ryambaye imyenda bari bahagaze bemye barabuze n'imbaraga zo gusenga nyagasani. Meze bite? Ni neza? Ariko se mani ko mbona usigaye warasaze mani, usigaye wambara ubusa mani, uri kugenda mu muhanda mani. Ubusazi se yavutse yambaye. Nose mani bakakanye upfira bunutse. Byaje kwanga mani ubuzima nawe bwahinduka nawe gasa. Sha isi none irarangenda gase. Yarangira se ubwo uri muzima mwana. Ngendi muzima mani, ngendi muzima mani, ngendi muzima. Erega nta muntu wemera ko yasaze. Nese wowe wabyemera koko? Abajinga nkamwe mwasaze koko mwamumujye. Nta kibazo nane natwe twara. No wumva se. Ibyo ngibyo tubyore kuba warasaze reka tubyore. Twasaze ubwo warasaze byararangiye. None reka twigire ku bintu by'akazi. Mere gukunda akazi utarasa. Nimba n'ubu ngubu ukiri muzima simbizi. Ubwo se uzagira umunwa kugeza rya. Gukunda ibintu by'akazi byaje kugenda itemari. Uracyagashobora. Oya akazi ko nuwagahanze yarapfuye aragasiga. Twingiye nyakabwana mani. So nari binyine tubyore ariko mani warasaze. Gerageza basi wambara imyenda pe. Ai imyenda ese akuye musevire ubundi wamujinga wowe. Ubuzima bwino ni mbivuga none se ubu ngubu ni gutya bambara umwenda koko none se usanze ari gute aho nawe kuko wasaze bigeze aho ese mani uyu muntu si umusazi mani mwibarize ntabwo nyamadari urarinda umbwira ngo ndi umusazi wa mugingo ubuzima bw'ubwo bivuga to n'uyu mwana mutoya rwose kuri wowe arabizi ko wasaze rwose warasaze mwana warasaze wajya gushemera koko ntacyo mundekera ubuzima bwanjye w'isitarakaranga cyamushakira ibirungo Urakintu mbona mumwe umuntu bitaramurangiranye mwana zaramurangiranye reba ari kukuguru cyangwa afite ukuguru wagira ngo nta makorosi ajya kirehe ariko Yesu we tubire ko ubuzima bw'Ikigali buzagucanga nawe usare umva se mwana ibyo twabyora urumva none kuba warasaze ibyo ngibyo ntabwo twabitinda urumva tunabyiye ariko umenye ko wasaze turira n'umwana muto yakuri amavuga ngo warasaze sizagukaranga nawe gerageza ivugure mwana se nehe wabonye umuntu w'umugabo agenda yambaye amatuza gusa amatuza se Yezu yavutse yambaye ubwo se uzagira umunwa kugeza rya abantu Yezu yavutse yambaye aho akangucika wenda egendere wewe wasaze mbere yanjye sibyo gukira mwana warasaze cyarakurangira ntabwo nasaze ahubwo niwe wasaze uneranya na rubanda wamuginga nese mwana uramwana batwe twavuganye mwana nese mutavugana abashomeri b'Ikigali ndabayobe umva se none reka naje ngucike pe nundi warasaze byarakurangira yoba wowe utara so nta kibazo ntacyo nzaguhimisha ariko se mani ko ubu nzabigenze abantu kwifata bakanyita umusazi ubuse koko wabona ndi umusazi umukuru umuto umwana inyoni inkoko rusake bahita umusazi ubuzima nzabubamo koko ariko ntacyo ayayaya uriya se wamaze mamani akumira n'umusuzi w'ifunze se mani ubona ugize ngo amakuru none mwawe nkakaba nsanze warasaze ase umbona nyamashashi mana abantu biyizi nk'abo nyamashashi ntaki ngaho mbwira ayo makuru nyine usuzi wa mugabo hariya hirya Nyabugogo ukase ku igaraje wikwirwa yushya ndamuzi wanasanze ari kurya hano mwana nasanze ari kurya mu gitera bari bamuteretse basimaze nawe uriya muntu nanjye nyimubona nabonye ko yasaze ngaho mbwira nyine ibyo duhuriye hariya ku muhanda yambaye ubusa sinzishuwe wajango ahubwo yarapfuye asigaje kubura rero ntago ari umusazi nimwebwe mwasaze umuntu aba yari ukagira ngo yasaze ntago ari gusaba cyangwa ibinure biyage oya n'ibigambo byiwe bimeze nk'iby'abasazi njye ndumva yarasaze none wari uri kuvuga ngo ntani ngo narasaze ihwanyu baba batetse n'agacece izijya wabiherukiraga nkawe do ndakubona nta nyama nta kigifu nk'ikinka se mwana izo nyama zawe nawe zijya ngomba kuba njya kuko nanjye ibyo ntitubitindeho mwana ayo makuru nyine yari meza ariko nyine nawe abantu bizi mugiye mukora mwere kugenda ku bantu abasitari nkamwe muza mwidunda mutera ibintu
ibyo mubonye byose mwebwe njye mbabarira mugapaki kamwe mbabara nk'aho mwasaze. Nagusara nta musazi wemera ko wasaze ntawe wabyemera ariko ibyanjye ni ibyo kugenda nyine nk'iniga ese kigame nk'ucitse nyine ari igihe usanga ari umusazi ugataha umusazi wose ariko urushize nyine urusha ugiye gushyingura roho nako ntiwabigenza mama we yarantegereje kanitaye yagusara imyaka arasabye. Hola ndabizi ko mwari mudukumbiye muri kumwe na King Gasongo and Hello Boy and Petit Frere nyine so murabibona twe tumaze iminsi turi mu kazi nyine duhuzeho ukuntu ariko mizigo turi kumwe twaje tubazanire tunakibazo mushaka abakinyi b'ibyamamare mwakandika hasi kuri comment mushaka umukinyi wawe wese Patino Nyagisandi. rafiki yangu turabizi neza ko mwari mudukumbuye kora subscribe kuri YouTube channel andika Indatwa Comedy. bazirebye ino video ukabagirwa gukora subscribe.